Ikaze mu kiganiro ikibuga dukiniramo, harimo n'abandi bagikiniyemo ntunanirwe. Rero ni umwanya tuvuga ku ijambo ry'Imana, ubuhamya bikongera bigakomeza uwari unaniwe. Bahaye ikaze. Ni buri Shalom, shalom. Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro ikibuga dukiniramo, aho tuvuga ku ijambo ry'Imana, tukavuga ubuhamya, tukavuga imirimo Imana ikora, bikadusubizamo intege mu buzima. Njye rero tujye kubana The Wisdom nk'uko mumaze kubimenyera. Reka rero dutangire twiragiza Imana, kuko niyo idushoboza byose, niyo ituma tubasha kubyuka tugahumeka, tukaba tukigenda, tukaba tugikora ibyo tubasha gukora. Ni ukuri ni Imana idushoboza. Reka rero duce bugufi tubanze dusenge. Mana, tugushimiye umwanya mwiza uturemeye wo kongera kumva ibyawe, wo kongera kugaburira ubugingo bwacu. Mana, izina ryawe rikomeye rihabwa icyubahiro. Nta kiguzi twatanze, nta nubwo turi beza, ahubwo n'ubuntu tugiriwe. Nuko rero turagusaba Kristo ngo uduhe kuba maso, maze utwongerere amavuta mu matabaza yacu, maze ubwo uzaza Mana uzatubonere kure, maze uzasange turi maso natwe Yesu. Ubwo rero tujye kumva ijambo ryawe, turakwinginga ngo ukingure amatwi y'imitima yacu, uganirize imitima yacu n'ibitekerezo byacu, maze dufate umwanzuro duhaguruke dukora icyo ushaka ko dukora muri iki gihe cyacu. Amen. Imana rero ibahe umugisha. Uyu rero ni umwanya mwiza tuganira ku ijambo ry'Imana, tukavuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Rero mbanje gushimira Imana none kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Kuri The Choice 7 TV tugira ibiganiro bigiye bitandukanye. Iki nacyo n'ikindi kiganiro kijemo cyo kuvuga ijambo ry'Imana. Rero turashimira Imana ko nabyo ibidushoboje, atariyo ntacyo twashobora. Ni umwanya mwiza rero, mureke tubane muri iki kiganiro. Rero nifuje ko uyu munsi twaganira ku ijambo ritwongerera intege ku muntu wari unaniwe, umuntu wari uvuze ngo biracitse. Hari ubwo mu buzima umuntu aba mu bintu akagira ngo nta wundi muntu byabayeho, akiheba akavuga se ko cyari njye bibaho, ibi bimbereyeho iki, ukumva urananiwe, ukumva wanabivamo, yewe rimwe na rimwe ukumva wanakwiyahura, ukumva wapfa bitewe n'ikigeragezo urimo uko kingana. Mu by'ukuri ikigeragezo kukivuga biroroshye, ariko kukibamo birakomeye. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero niyo mpamvu nifuje ko twaganira kuri iri jambo. Ahari aho uyu munsi waba ari umunsi wawe, ahari aho waba ari we munsi wanjye. Rero tube maso. Tujye gusoma rero mu ijambo dusanga mu Itangiriro ibice byaho 15. Turava ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 6. Ndongera nsubiremo. Ni Itangiriro ibice 15 kuva ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 6. Umutwe w'amagambo uragira uti: Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti: Aburahamu, witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati: Mwami Uwiteka, uzangororera iki? Ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Ati: Dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti: Uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe ni we uzaragwa
niwe uzaragwa. Aramusohokana aramubwira ati rarama urebe hejuru ubare inyenyeri niba ubasha kuzibara, ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Amen. Imana ishimwe cyane. Aburahamu iyo urebye uko urugendo rwe uko rutangira, twamuvuzeho tuvuga abanyabigwi. Ushaka kumva inkuru ye wajya mu kiganiro cyacu cy'abanyabigwi ukumva urugendo rwa Aburahamu n'uburyo yabanye n'Imana. Ariko iyo ubonye uburyo yatangiye, Imana iramubwira ati wowe haguruka uve mu muryango w'iwanyu, kuko yavukiye mu muryango w'abantu batazi Imana, babaga mu bigirwamana. Ariko Uwiteka aramubwira ati haguruka ugende. Uyu mugabo nawe ntiyanabaza Uwiteka ngo ndajya he, ahubwo arahaguruka. Uwiteka aramubwira ati uzajye aho nzakwereka niho uzajya. Aragenda rero aba n'umutunzi. Imana imuha umugisha kubwo kumwumvira. Ariko icyo ngendeyeho si ukuvuga inkuru ye yose, ahubwo ndagira ngo twumve iri jambo. Nuko rero yari umutunzi, kuko yahagurukanye n'abo mu rugo rwe n'ibyari afite, aragenda. Imana rero igenda inabyagura ibyagura. Nuko rero ngo igihe kimwe ijambo ry'Imana rimuzaho riramubwira ati Aburahamu we gutinya, burya Imana ijya itureba iyo turi hahandi iwacu mu ngo zacu, mu mibiri yacu twatangiye kwitekerezaho. Imana iramubwira ati wikwitekerezaho, wigira ubwoba. Hari aho yaravuga ati nubwo mfite ubu butunzi, nubwo nkwije abantu benshi mu rugo rwanjye, nta mwana ngira. Ibyo ari byo byose ababa mu rugo rwanjye ibyo mvunikira nibo bazabirya. Mu kwibaza ibyo rero, Imana iramubwira ati witinya, njyewe ndi Imana yawe, uzava kuri wowe niwe uzaragwa ibyawe. Yari afite byose ariko abuze urubyaro. Birashoboka ko nawe uyu munsi waba ufite amazu abandi bashaka, ufite akazi, mbese ufite byose, ariko ukaba nta mwana ufite. Ukaba wibaza ngo ese bimariye iki kuba mvunika ntafite uwo kuzasigarana ibyanjye, ntafite uzamfasha, ntafite uzanzungura. Ariko nawe ijambo rirakubwira ngo witinya. Nk'uko kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, kuko iyo ukomeje gusoma umunsi twasomye ngo yizeye Imana ibimuhwaniriza no kwizera. Hari aho nawe iri ni ijambo ryawe, nuryizera iraguhaniriza no kwizera kwawe. Yarambwiye ngo witinya, uzakomoka kuri wowe niba uzaragwa ibyawe. Nawe ndakubwira nti nubwo ufite ibyo byose ukaba ubuze urubyaro, witinya. Iyaguhaye ibyo ibasha no kuguha umwana, kuko hari icyo yagukoreye. Yaguhaye urugo, hari n'uwifuza urugo atararubona. Ariko nawe nkamubwira ngo witinya, yaguhaye ubwenge, ibasha no kuguha urugo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana yacu izi ubwenge. Nuko rero irambwira ngo witinya, uzakomoka kuri wowe niwe uzaragwa ibyawe. Nanjye rero ndakubwira ngo witinya. Muri iki kiganiro cyitwa ngo ikibuga dukiniramo. Aha hantu tuba turi, aho kuba ufite ibyo bintu byose nta rubyaro ufite, ntabwo iki kibuga cyo kuba ingumba ari we wa mbere ugikiniyemo. Hari abandi bagikiniyemo, bagikinamo neza, hashira imyaka 10, hashira umwaka umwe, umwana araboneka, ariko bakinnye neza. Nanjye nabwo nikina neza. Aburahamu yakiniye neza. Iyo ukomeje iyi nkuru uza kubona ko yakiniye neza, akaza kubona Isaka ku mwana w'isezerano, ariho waje kuvamo Isiraheli. Rero ni ukuri, nubwo bitinze bizaza ari byiza. Hari ukavuga ati se ko ntegereje urugo nkaba narubona. Witinya, iyaguhaye biriya izakubakira, kuko n'Imana irinda isezerano. Niba yaraguhaye kuvuka uri muzima, ariko reka mbabwire bene data, kuba uri muzima ukagenda n'ishimwe rikomeye cyane. Ejo bundi mperutse kuba ndi kwa muganga, nari nshiyeho gutyo, mbona umuntu bari bagiye gushyira muri ambilanse, agendera ku gatanda, arimo sonda, arimo guhumeka, ari ikibazo. Ndavugana Imana, mfite icyo gushima cyinshi. Buriya iyo umuntu ageze kwa muganga abona impamvu zirenze zimwe zo gushima Imana. Hari ubwo tuba mu buzima bwa buri munsi, umuntu abyuka ajya mu kazi, agaruka akubitana n'utwo mu rugo n'ibiki n'ibiki,
ntubone umwanya wo gutekereza ku mbaraga Imana yonyine yaguhaye zo gukoresha uwo munsi ukumva ntibisanzwe, ariko iyo ugeze kwa muganga ukabona umuntu batwaye ku gatanda utabasha kwigenza, uwo batwaye mu igare, uhita uvuga uti Mana mfite impamvu nyinshi zo kugushima. Rero Satani ye kukwereka ko ubwo ubaye ingumba, ubwo ubuze urugo, ubwo urwaye, ubwo abana babuze minerivare bicitse, kuko nanone kuba uhumeka utari mu bitaro ni ishimwe rikomeye ku Mana, kandi yaguhaye uwo mwuka ibasha no kugukemurira icyo kibazo ufite, kuko ikibuga turi gukiniramo ntabwo turi aba mbere bagikiniyemo, nta nubwo turi aba nyuma bagikiniyemo, ahubwo icyo dusaba ni ukugira ngo dukine neza dutsinde, kuko abatubanjirije nabo barakinnye baratsinda. Aburahamu ni sekuruza mu bizera, ngo yarizeye Imana ibimuhwanyiriza no kwizera. Haleluya! Nanjye ndasaba ngo Imana izamure ukwizera kwacu muri uyu mugoroba, kuri uyu munsi, Imana izamure ukwizera kwacu kugere ku rugero ibyo twizeye Imana ibiduhwanyiriza no kwizera kwacu. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Rero Imana ni Imana iha urubyaro abari ingumba, ni Imana ikiza amakanseri, ni Imana ikiza indwara z'ibyorezo, ni Imana isubizamo intege uwari unaniwe, ni Imana ishoboza uwari unaniwe, ni Imana ishobora byose, ni Imana itanga akazi, ni Imana igaburira abashonje. We guhagarika umutima ngo ko mburaye, nta n'akazi, mfite abana, ndi umupfakazi. Ni ukuri Imana ni umugabo w'abapfakazi, kandi iryo jambo ni ukuri, kandi nuryizera rirakubera. Imana irakwiyereka, birakubera uko ubyizereye. Imana ishimwe cyane. Rero nje gukomeza umuntu wari unaniwe, wumvaga bicitse, uwo Satani yarimo abwira ngo ibi byose biri kukubaho nta wundi muntu ubiraho, kuko hari ubwo uba mu kibazo Satani akakuganiriza akakwereka ko nta wundi muntu uraca mu kibazo nk'icyo uri gucamo ngo abigere ku rwego ugezeho. Icyo abikorera ni iki? Abagira ngo akwihebeshe ubure ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko ukwizera tugira niko kuduhesha ibitangaza. Nutagira ukwizera ugume muri ako gahinda, rimwe na rimwe atwara ubugingo bwawe. Ariko rero ngeje kugukomeza nkubwira ngo bibaho, intambara zibaho. Uyu ni urugero tubonye muri Bibiliya na Aburahamu, nawe nubwo yari afite ibyo byose ariko yari afite ikibazo cyo kubura umwana, kandi kuko yarababaye kuko niyo urebye, iyo ukomeje gusoma, Aburahamu ntabwo yabonye umwana ari mu myaka ye mikeya, yabonye umwana ari mu myaka 90-100, n'umugore ari iyo renji arimo y'imyaka. Ariko gutinda kose kw'ikigeragezo ntigukanga Imana. Imyaka ya Aburahamu ntiyakanze Imana ngo ntiyamuha urubyaro, cyangwa iya Sara ngo kuko atarakijya mu mihango, kuko nawe biramusetsa. Iyo ukomeje imbere mu nkuru, hari ubwo yumva abagabo bari guca marayika ubwo Aburahamu yari amaze kubagaburira, ngo barimo babwira Aburahamu ngo undi mwaka nk'icyo gihe, ngo nk'iki gihe twari turaha, ngo umudamu wawe azaba akikiye umwana. Ngo Sara yabumva ari inyuma y'urugi araseka. Icyamuteye guseka si ikindi, ahubwo aravuga ngo abo bagabo ntibanazi umugore bari kuvuga, bashobora kuba batamuzi imyaka afite. Rero Imana ntabwo ikangwa na sisiteme y'isi, cyangwa n'ibyo umuntu yishyizemo, cyangwa n'imyaka ufite. Iyo yagambiriye gukora ikintu iragikora kandi ikagisohoza, kandi kikaza ari cyiza. Haleluya! Reka dusome ijambo dusanga nanone turimo tugana ku musozo. Ijambo dusanga hano mu Itangiriro ibice 21, ni umurongo umwe turi busome cyangwa ibiri. Itangiriro ibice 21, umutwe w'amagambo uragira uti Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranyije. Amen. Reka dusengere muri uyu murongo. Haravuze ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranyije. Uwiteka Mana ikomeye, turagusabye dusengeye mu ijambo ryawe.
ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, nk'uko wagendereye Sara, nk'uko wabivuze mwami. Reka utugenderere muri aka kanya twumva ijambo ryawe, ugenderere uyu mubyeyi wari ufite ikibazo, ugenderere uyu mupapa wari ufite ikibazo, ugenderere uyu musore, ugenderere uyu mukobwa wari ufite ikibazo. Mana, wibuke isezerano wasezeranye nawe usohoze Mana, wibuke isezerano wasezeranye natwe Mana, urisohoze nk'uko wibutse Sara ukamugendera ugasohoza icyo wamuvuzeho wa Mana we. Ibyo tubisabye tubyiringiye mu izina rya Yesu, amen. Kabiri, ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Haleluya. Reka nsubiremo uyu murongo mwumve ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Muribuka ko twatangiye tuvuga ijambo, ntago igihe Imana yabwiye Aburahamu ngo ngiye kuguha umwana bwakinguye ihita imuha umwana. Nk'uko uyu munsi nawe bibaza ati se amasezerano Imana yambwiye wenda azasohoza ryari? Ngo ahubwo ngo yamumuhaye ngo amaze gusasa. Imana yacu ni nziza. Ngo babyara umwana w'umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Reka Imana idufashe igihe yo ubwayo yatubwiye, igihe yashyizeho ko ikibazo cyacu kigomba kuba kirangiye. Mana, uzaduhe kuba turi maso, kuko icyo gihe kizasange natwe turi maso, kuko bijya bibaho Satani akariganya umuntu. Igihe cyawe cyo gutabarwa kikagera warabivuyemo, igihe cyawe cyo gutabarwa kikagera Satani yarakurangaje, ugasanga wongeye kwizengurukaho. Rero Imana mu ijuru idufashe, iturinde kwizengurukaho, iturinde ibiturangaza mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki kibuga aje kugukomeza, ntabwo uri wenyine, harimo n'abandi bari guca. Hari igihe waba ufite ikibazo cyo kutabyara ukumva kiraremereye cyane, ariko hari n'undi nawe ufite ikibazo noneho cy'uko aryamye ku gatanda atabasha no kwigenza, akavuga ngo Mana, niyo yaba narimbashije ibyibuze no kwigenza byonyine nkajya ngushima. Ko hari igihe ubaho mu buriri, uryama mu buriri utabasha no kwigenza, ukumbuye kongera guhagarara byonyine ugatera intambwe ari wowe uyiteresheje, kuvuga ngo cyaba ari igitangaza. Rero niba dufite ubuzima, ni ukuri ni ikintu cyo gushimira Imana. Kuba twebwe turyama, njya nkunda kubwira abantu ngo hariho abavuga ngo ntibemera Imana, sinzi ikibibatera, ngo bagendera muri siyanse n'iki. Nkavuga nti niba ashobora kuba yaryama, siyanse ikora byinshi, bakora amarobo, bakora ibiki, ariko sindabona umuntu wakoze nka inteributeri. Iyo inteributeri ikaba ishinzwe kuzimya umutima wenda igihe asinziriye cyangwa igihe adashaka gutera, noneho wenda akaza kwicana umutima ukongera gutera. Ibyo bakora byose barabikora, ariko Imana yonyine niyo ikora switch on na switch off y'umutima. Rero kuba turyama tugasinzira, kwa kundi umuntu asinzira ngo ameze nk'uwapfuye, umutima wawe ugatera mu buryo utanabizimo, ukaryama ukabyuka uri muzima, ni ukuri ni ikintu cyo gushimira Imana. Kuko hari n'undi uryama afite plan nk'izo ufite wenda zinarenze, ariko ntabashe gukanguka umunsi ukurikiyeho. Mbese we hari uruhare aba yabigize, wese ntaba afite intego y'umunsi ugiye gukurikiraho. Rero mu by'ukuri urugamba rurakomeye, biragoye yego kandi biraruhije, ariko Satani kukubwira ko bicitse, ntibicitse. Tuje kuguha ibyiringiro by'uko hashobora gucya, bishoboka gucya igihe wizeye Imana. Kuko Sara ntiyabonye umwana ari umukobwa mutoya, yamubonye ngo ashaje ari mu myaka 90, atakijya mu mihango y'abakobwa, ariko abona urubyaro. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntibisaba kugendera kuri sisiteme zashyizweho n'abana b'abantu ngo kugira ngo ikore. Iyo ni Imana ikora ibyo ishaka mu bushake bwayo. Imana ibamere umugisha. Reka dusoze dusenga, kandi rwose ijambo rigufashije wajya utubwira muri comment. Hari ibyifuzo watwandikira muri email yacu, irahari muri comment hasi. Rero mu by'ukuri
ari n'ubuhamya ukabuduha, kuko hari ikintu nabonye, hari igihe umuntu ashobora kujya mu iteraniro ntafashwe n'indirimbo, ntafashwe n'ijambo, ariko umuntu watanga ubuhamya bikamufasha, cyangwa se uwatanze ubuhamya ntibumufashe, uwaririmbye bikamufasha, cyangwa se ntafashwe n'ubuhamya no kuririmba agafashwa n'ijambo. Rero hari inzira nyinshi Imana icamo isanga umuntu. Rero mu by'ukuri mwene data, nugira icyo Imana igukorera kuri iyi cano yacu, ukifuza kugira uwo kubidusangiza, uzabidusangize biciye mu mucyo, byubahisha Imana, bya bindi uvugana ukabona ko byubahishije Imana, uzabidusangize kugira ngo ahari aho hari uzaba unaniwe wakomezwa n'ubuhamya bwawe, wakomezwa n'amagambo meza umubwiye, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo uko tubonye uburyo tujye dukora icyiza. Rero nawe uzaba ugize uruhare mu kubaka no gushyigikira umurimo w'Imana. Data rero tugushimiye ku bw'uyu mwanya mwiza n'ijambo Mana ryongeye kudusubizamo ibyiringiro ku bari bananiwe, ku bari batendebutse. Rero nkweretse aba bavandimwe bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abafite ikibazo cy'urubyaro, bamaze imyaka 7 nta rubyaro, basaba urubyaro, bagiye mu bitaro, bajya ahantu hakomeye hose, ariko urubyaro rwarabuze. Mana, amaso yawe muganga arababwira ngo nta kindi, bagende bategereze kuko nta kindi kibazo abona bafite. Mana rero ni wowe gisubizo cy'iki kibazo bafite. Ni ukuri ngo Aburahamu ashaje ntibyigeze bikubuza kumuha urubyaro. Aba nabo simbasabira kugira ngo basaze babone kubona urubyaro, ahubwo ndasaba ngo ya Mana ibasha gutanga umwana mu gihe cy'ubusaza, ibasha no kubitanga kuri iki gihe. Ikura urugo rero ubahe abahungu n'abakobwa bazavuga bagashima izina ryawe. Nkweretse rero abarwayi batandukanye bari kudukurikira, Mwami Mana ngo urambure ikiganza cyawe ubakize. Mwami, ikibuga bari gukiniramo hari abandi bagikiniyemo kandi bagakira bakavuga ibikomeye. Ntabwo indwara z'ibyorezo unanirwa kuzikiza, izikomeye amakanseri ntubinanirwa. Niyo mpamvu rero Mana tuzamuye kwizera kwacu ngo izi kanseri zakira, ibi birwara by'ibyorezo byakira. Mana, aba bantu bagahaguruka bagatanga ubuhamya bakavuga gukomera kwawe. Dusabiye abari mu bushomeri Mwami, ubaha akazi, abari abasiribateri ubahuze n'ababo Mana, ububakire, ubagirire neza, ubashyigikire, ndetse n'ingo zari zinaniwe Satani zinyeganyeje, turasenga ngo wongere uzubake, wongere uhuze umugore n'umugabo. Mana, ubaho urukundo, bubakire kuri wowe Kristo. Kandi Mana, nongeye no gusengera aba bemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza, kugira ngo Uwiteka ubabere umuyobozi mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi Uwiteka ubahindurira amateka. Ubaha umunezero bashatse bakabura, ubaha amahoro bashatse bakabura, kuko byose bituruka kuri wowe Mwami. Rero duhitikirije amaraso yawe dushimira izina ryawe rikomeye Yesu.